ariko we ntabwo twashoboye kumubona. Yajyaga ataha saa sita nk'uko bisanzwe, agafata amafunguro agasubira ku kazi. Nyuma yo kumutegereza akanya gatoya, twagiye kubona tubona umuntu bakorana araje, asanga ndi kumwe na mama muri salo, aratubwira ngo Kanamugire baramujyanye, ngo haje abantu bamukura mu kazi bamushyira muri butu y'imodoka baramujyana. Icyo gihe twarakurikiranye tubura irengero, turashakisha tubura irengero, naho bamanuriye ibyitso babivana stade, we ntabwo yari abarimo kuko naragiye ubwanjye naramukurikiranye, nkajya mpita n'abasoroviya hakurya n'amazina ye nkatanga mu byitso ntibamubone. Nk'uko umuyobozi uvuye habivuze, kuko hari abatutsi benshi bagiriwe ubugome muri Kibirori. Yego umugabo wo kwihamya